hanyuma rero tujyane no muri Kibogora Polytechnic. uyu munsi gahunda ubundi dufite Mm. kandi narabikubwiye Mm. nta muntu uzambwira ko ngo afite ubujiji asaje atamenye kandi gahunda aha ngaha ni ukurangira abantu amashuri ameze neza cyane. Ndabajyana muri Kibogora Polytechnic. Iri ni ishuri rikuru rya kaminuza ryitwa Kibogora Polytechnic. Ubusanzwe riri mu karere ka Nyamasheke ariko rifite n'ishami mu karere ka Rusizi ni Burengerazuba. Barakubwira bati rero turimo turandika abanyeshuri. Abantu bose rero munyotewe n'uburezi bufite ireme bwo ku rwego rwa kaminuza nimuze mwiyandikishe, imyanya irahari mu mashami yacu yose ndayavuga. Ushobora gushaka kwiga mu ishami ry'ubumenyi mu by'ubuzima, Faculty of Health Sciences. Ahangaha ushobora kwiga ubuforomo bakaguha diplome ya A1 cyangwa se A0, ibyo bita General Nursing A1 and A0. Wakwiga ububyaza A1 na A0, uhitamo ariko ntabwo baguha A1 na A0 icyarimwe. Ubwo ni Midwifery A1 and A0. Hari laboratoire A1 na A0, Biomedical Laboratory Sciences A1 and A0. Wakwiga gutera ikinya baguha diplome ya A0, anesthesia A0. Hanyuma hari ubuvuzi bw'amenyo nabo bakaguha diplome ya A0 ku rwego rwa kaminuza nyine, dental therapy A0. Hari ishami ry'ubumenyi mu by'ubukungu n'iterambere ry'icyaro, Faculty of Business and Development Studies. Ahangaha rero wakwiga ubukungu n'icungamutungo, Economics and Management. Wakwiga iterambere ry'icyaro, Rural Development. Wakwiga ubucungamari, Finance, uwaruramari, Accounting, imicungire y'amakoperative n'ubucuruzi buciriritse, Cooperatives and Small Business Management. Hari amasomo ajyanye n'ibaruramari ry'umwuga, bya bindi bakunda kwita ngo ni CPA cyangwa CAT. Hahandi ugiye kudepoza bakareba muri dosiye bagasanga umuntu afite CPA, cyane ko muba mutari benshi, kiretse abantu bize muri Kibogora Polytechnic cyangwa CAT, bahita bavuga ati uyu nguyu uwo twashakaga yabonetse. Hari ishami ry'uburezi, Faculty of Education. Wakwigisha ubumenyi bw'isi n'amateka, kwigisha icyongereza n'igifaransa, kwigisha icyongereza n'ikinyarwanda, kwigisha icyongereza n'igiswahili, kwigisha kwihangira imirimo n'ubukungu, kwigisha imibare n'ubugenge, kwigisha ubutabire n'ibinyabuzima. Hari uguhugura bifuza kwinjira mu mwuga w'uburezi cyangwa se abawukora batarabyigiye, mwese nimujye muri Kibogora Polytechnic. Hari ishami rya Theology, Theology and Religion. Ahangaha twigisha ubumenyi mu iyobokamana, tukaguha diplome yitwa Bachelor of Arts in Theology. Hari uguhugura kandi abantu bafite izindi mpamyabushobozi bakagira ubumenyi mu bya teologia, Postgraduate Diploma in Theology. Ba bantu mubwiriza mu kirere uyu munsi mubicikeho, mujye muri Kibogora Polytechnic. Hanyuma rero ariko hari condition imwe yonyine, twakira abanyeshuri batsinze neza nibura 2 principal passes. Muri kombinezo wigaga cyangwa se wigaga ugomba kuba watsinzemo neza nibura amasomo 2, apana ibyo kuvuga ngo uyu. Abakeneye ibindi bisobanuro ni munye ku rubuga rwacu wa@kp.ac.rw. Amakuru yose urayabona, erega buryo yahita uniyandikisha na online D cyane, cyangwa muhamagare 07 86 56 80 15. Hanyuma rero abantu barimo bariyandikisha, namwe mugende mwiyandikishe. Mbabwiye ko ubwo rero Dr. Mukamusoni Daria, umuyobozi mukuru wa Kibogora Polytechnic, niwe utubwiye ngo muze mwiyandikishe muhabwe ubumenyi bufitire.